Muraho neza abakunzi bacu warabadukurikira umunsi ku munsi. Iyi ni ya YouTube channel yanyu Rwanda Driving College TV, aho tuje gukosora ikizami kiba kimaze gukorwa kugira ngo turusheho kubona imyitozo ihagije kugira ngo nitugerwaho tuzatsinde konate hejuru kandi bitatugoye. Ese ni ukubera iki tuba tuje gukosora kino kizami kiba kimaze gukorwa? Ni uko ibibazo biragaruka. Wakosora kino kizami kimwe kimaze gukorwa, wagerwa mu kizami cyawe ukabona ibibazo 9 biragarutse. Byo mwa kino kizami kimwe umaze gukosora ukabona ibibazo 10 biragarutse. Rero kugira ngo ujye mu kizami ukore rimwe uhita utsinda ikintu ubusabwa, ni ukubonera ku gihe kino kizami kiba kimaze gukorwa. Kugira ngo ujye uhita ukibonera ku gihe, ujya aho hasi hasi umukara ndetse ngo subscribe ukahakanda. Iyo umaze kuhakanda ikintu cyose nshyizeho aba ari icyagufasha ko wajya mu kizami ugakora rimwe ugahita utsinda, ujya urahita ukibonera ku gihe. Cyaba kino kizami kiba kimaze gukorwa ari icya mbere, yaba aya masomo ngenda bashyiriraho agenda bafasha kumva neza bino bibazo biba byabajijwe, byaba bibazo nkunda gupostinga biba biri gukunda kuza mu kizami. Warakanze subscribe uhita ubibonera ku gihe kandi aba ari ibyagufasha ko wajya mu kizami ugakora rimwe ugahita utsinda. Ushaka kode twandike cyangwa uduhamagare kuri 0789 935 16 tubwira akarere ushaka, itariki ushaka n'isaha ushaka, tugufashe ko na kode mu gihe gito. Ukeneye kwiga uri kure bitakunda ngo uze twigane mu shuri, cyangwa ufite akazi katakunda ngo uze twigane mu shuri, turakwigisha mu buryo bwa online ukaduha amasaha akunogeye ubonekaho ku munsi yageze. Tuba dufite amasomo ateguye neza, imyitozo myinshi tugendeye kwa bino bibazo bikunda kuza, tukakwigisha ukazakora rimwe ugahita utsinda. Mutwandike cyangwa muduhamagare ni kuri 0789 35 ibyo byose tubibafashemo. Ndakeka ko wamaze gufata agapapuro, ndakeka ko wamaze gufata agakaramu, ndakeka ko wamaze kwanda subscribe hasi. Reka dutangire n'ikibazo cya mbere cyabajijwe uyu munsi. Ikibazo cya mbere kirabaza ngo icyapa gisobanura iki? Gifite ishusho, yo kubwira ishusho y'icyapa. Ese kino cyapa rikora ari impande 3? Ese kino cyapa rikora ari uruziga cyangwa rikora ari impande enye? Ibyo nibyo bita ishusho y'icyapa. Icyapa gifite ishusho ya mpande 3, umuzenguruko utukura, ubuso bw'umweru n'ibirango by'umukara. Iyo bavuze ubuso bwera no kuvuga ubuso bw'umweru ni kimwe, iyo bavuze umuzenguruko utukura no kuvuga ngo mu ibara ritukura, byose ni kimwe ntibizakugore. Araba ngo umuhanda wubatswe nabi, mbega ngo agacuri kateza ibyago, sega ngo umuhanda utaringaniye, ndeka ngo akazamuka gahanamye. Ese hano urabona iso cyukuri cyanya cyari cyemwa bino bisubizo bine baduhaye? Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Iso cyanya cyo cyandike wa papuro kugira ngo uze kuramana turi buze kugira kuri 20. Ndakeka ko iso cyukuri amaze kugitamo, ndiza ko iso cyanya cyo amaze kucyandika wa papuro. Hano iso cyukuri nta kindi ni B, agacuri kateza ibyago. Kino cyapa kikaba kiri mu bwoko bw'ibyapa byo ku mihanda biburira iki? Biburira umugenzi ko hari icyago. Kibazo cya kabiri kikabaza mu cyapa gisobanura iki? Gifite ishusho ya mpande enye, ubuso bw'ubururu n'ibirango byera cyangwa se by'umweru. Kikaba gisobanura iki mu byapa byo ku mihanda? Arango guhindura icyerekezo ibumoso ugana aho bahagarara. Mbega ngo umuhanda udakomeza, seka ngo ntibyemewe guhindura icyerekezo ibumoso mu gihe kuri de bari kuvuga ngo guhindura icyerekezo ibumoso ugana ku cyome. Hano urabona iso cyukuri cyanya cyo ari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Mbibutsa ko nabakoreye video y'amoko 5 y'ibyapa byo ku mihanda iteguye neza. Ibyapa biburira, ibyapa byo gutambuka mbere, ibyapa bibuza, ibyapa biranga ndetse n'ibyapa bindi byo ku mihanda bitegeka. Rero sura ku YouTube channel yanyu ubirebe kugira ngo nujye ugera ku bibazo byerekeye ku byapa byere kujya bikugora. Hano ndakeka ko iso cyukuri amaze kugitamo, hano ndakeka ko iso cyanya cyo amaze kucyandika wa papuro. Iso cyukuri nta kindi ni B, umuhanda udakomeza. Kino cyapa kigaragaza ko umuhanda gitewe mu ntangira udakomeza, bakabikubwira hakiri kare kugira ngo utagira ngo ni inzira y'ubusamo, wakomeza imbere wagera imbere ukabura inzira. Ndakeka ko ari umusamo B, ndakeka ko ari umuswandika wa papuro utari wahisemo. Ndiza ko nikiramuka kije mu kizamura akora ejo cyangwa ejo bundi urahita ugikora. Murabizi ibibazo biragaruka, niyo mpamvu tuba tuje gukosora kino kizami kiba kimaze gukorwa. Mbibutsa ko kode ziri kuboneka, nyandikira cyangwa mpamagare kuri 0789 35 mufashe kubona kode mu gihe gitoya aho waba urose mu gihugu. Mbibutsa ko iyo tumaze kugushakira kode tugwana imyitozo iragufasha kwitegura neza kandi tukagushakira kode nziza. Ikibazo cya gatatu kikabaza ngo ikinyabiziga cyose cyangwa ibinyabiziga bigenda bigomba kugira
bigomba kugira iki? ari aho ngo umuyobozi, b ngo umuherekeza, c ngo a na b ni ibisubizo by'ukuri. a umuyobozi na b umuherekeza bikaba ari ibisubizo by'ukuri, mu gihe kuri d bari kutubwira ngo nta gisubizo cy'ukuri kirimo. ubwo a ikaba atari igisubizo cy'ukuri, b ikaba atari igisubizo cy'ukuri, ndetse na c ikaba atari igisubizo cya nyacyo. ese hano urabona igisubizo cy'ukuri cya nyacyo ari ikihe mwa bino bisubizo bine baduhaye? ndakeka ko igisubizo cy'ukuri amaze kugihitamo, ndiza ku igisubizo cya nyacyo amaze kucyandika ku gapapuro. hano igisubizo cy'ukuri nta kindi ni a umuyobozi. kugira ngo ikinyabiziga kigende kiba kigomba kuba gifite umuyobozi. ku modoka nibo bita abashoferi, ku mapikipiki nibo mwita ngo ni abamotari. ikibazo cya kane kikabaza ngo iyo akanyabiziga gasunikwa cyangwa ibyo gatwaye bidatuma umuyobozi abona neza imbere ye, uwo muyobozi agomba gukora ibi bikurikira. uba ugomba gukora iki? ari ngo gushaka umuherekeza, mbega ngo gukurura ikinyabiziga cye. c ngo a na b ni ibisubizo by'ukuri, gushaka umuherekeza, na b ikaba ari igisubizo cy'ukuri, gukurura ikinyabiziga cye, mu gihe kuri d bari kutubwira ngo nta gisubizo cy'ukuri kirimo. ese hano urabona igisubizo cy'ukuri cya nyacyo ari ikihe mwa bino bisubizo bine baduhaye? tegereze neza usubizanye ubwitonzi. ndakeka ko igisubizo cy'ukuri amaze kugihitamo, ndakeka ko igisubizo cya nyacyo amaze kucyandika ku gapapuro. hano igisubizo cy'ukuri nta kindi ni b gukurura ikinyabiziga cye. ndakeka ko igisubizo cy'ukuri amaze guhitamo b, ndakeka ko no kucyandika ku gapapuro utari wahisemo, ndiza ko nikiramuka kije mu kizamini urakoresha cyangwa ejo bundi urahita ugikora. uri mu mujyi wa Kigali ukeneye ko tuguhugura, turaza tukagureba tukakwigisha computer turi kumwe, tukaguhugura mu mategeko y'umuhanda, ukagenda ugakora rimwe uhita utsinda. uri mu mujyi wa Kigali udakunda kuba ufite umwanya uhagije, ushaka kwiga umunsi umwe cyangwa ibiri, tuzaraza tukakureba tukigana turi kumwe. umunsi umwe cyangwa ibiri bihagije, umunsi ukurikiyeho ukagenda ugakora rimwe ugahita utsinda. mutwandike cyangwa muduhamagare ni kuri 0789 935 16 ibyo byose tubafashemo. ikibazo cya gatanu kikabaza ngo iyo imizigo igizwe n'ibinyampeke, ikawa, amakara, ubwatsi bw'amatungo bidahambiriye, ubugari bwayo bushobora kugera kuri metero 2 na santimetero 75, ariko iyo mizigo ijyanwa mu karere katarenga kilometero 25 uvuye aho yapakiriwe, usibye mu nsisiro, ubugari bwayo bushobora kugera ku bipimo bikurikira. kubiye bipimo aravuga ngo metero 4, b ngo metero 3 na santimetero 50, c ngo metero 3, d ngo nta gisubizo cy'ukuri kirimo. ese hano urabona igisubizo cy'ukuri cya nyacyo ari ikihe mwa bino bisubizo bine baduhaye? tegereze neza usubizanye ubwitonzi. ndakeka ko igisubizo cy'ukuri amaze kugihitamo, ndiza ko igisubizo cya nyacyo amaze kucyandika ku gapapuro. hano igisubizo cy'ukuri nta kindi ni c metero 3. ndakeka ko igisubizo cy'ukuri amaze guhitamo c aricyo metero 3. ndakeka ko amaze kucyandika ku gapapuro, ariko nujya mu kizamini urakora mu kanya rigira urabona bagwaye ikibazo kimeze neza gutya, ariko ukabona bashubije ngo ni metero 2 n'ibice 75. ni ukuvuga ngo bino bipimo iyo babigwaye mu kibazo metero 2 na santimetero 75, uhitamo ko ari metero 3. biba bigomba kuva kuri metero 2 na santimetero 75 bikagera kuri metero 3. ariko bino bipimo iyo batabiguhaye mu kibazo, ni ukuvuga ngo igisubizo cy'ukuri aba ari bino bipimo byakagombye kuba biri mu kibazo. ubwo uhita usubiza ko ari metero 2 n'ibice 75, kuvuga ngo metero 2 n'ibice 75 murabizi ni kimwe no kuvuga ngo metero 2 na santimetero 75. ndakeka ko hano wari wamaze guhitamo c, ndakeka ko no kucyandika ku papuro utari wahisemo, ndiza ko nikiramuka kije mu kizame urahita ugikora. ikibazo gikurikiyeho ni ikibazo cya gatandatu, kirabaza ngo mu mijyi no ku yindi mihanda y'igihugu igenwa na minisitiri ushinzwe gutwara abantu n'ibintu, ubwikorere ntarengwa ku ikamyo iyo ari yo yose ntibushobora kurenga ibipimo bikurikira. ese ni ubuhe bwikorere ntarengwa ku ikamyo iyo ari yo yose? ari ngo toni 10, b ngo toni 16, c ngo toni 24, d ngo nta gisubizo cy'ukuri kirimo. mbibutsa ko toni ni urugero rw'uburemere, aho toni imwe iba ingana n'ibiro 1000. hano urabona igisubizo cy'ukuri cya nyacyo ari kimwe bino bisubizo rero bine baduhaye. tegereze neza usubizanye ubwitonzi. ndakeka ko igisubizo cy'ukuri amaze kugihitamo, ndiza ko igisubizo cya nyacyo amaze kucyandika ku gapapuro. igisubizo cy'ukuri nta kindi ni d, nta gisubizo cy'ukuri kirimo. kubera iki nta gisubizo cy'ukuri kirimo? ni ukubera ko hari amakamyo menshi yarenza toni 10, hari amakamyo menshi yarenza toni 16, hari n'amakamyo menshi yarenza toni 24. kandi bari batubwiye mu kibazo ngo ubwikorere ntarengwa no ku ikamyo iyo ari yo yose, no kwanga ikamyo iyo ari yo yose ibaho ikaba itarenza toni 24. oya, hari amakamyo menshi yikorera na toni 30.
na toni 40. Rero niyo mpamvu hano duhisemo ko nta giso cy'ukuri kirimo. Ndakeka ko wari wamaze guhitamo D, nta giso cy'ukuri kirimo. Ndakeka ko wamaze kwandika ku papuro utari wahisemo neza ko nikiramuka kije mu kizamura akora mu kanya urahita ugikora. Murabizi intego yacu ni ugukora rimwe tugahita dutsinda. Ikibazo gikurikiyeho ni ikibazo cya karindwi, kirabaza ngo igice cy'umuhanda kiri hakurya y'umurongo mugari wera udacagaguye ugaragaza inkombe mpimbano y'umuhanda kiba kigenewe ibi bikurikira. Kiba kigenewe iki? Hano hari ibisubizo bine baduhaye, urahitamo kimwe cy'ukuri ucyandike ku papuro. Ari ngo guhagararwamo umwanya muto gusa, mbega ngo guhagararwamo umwanya muto n'umunini ndetse no ku mihanda irombeje y'ibisate byinshi n'imihanda y'imodoka. Seka ngo A na B ni ibisubizo by'ukuri, A ikaba ari igiso cy'ukuri ndetse na B ikaba ari igiso cy'ukuri. Mu gihe kuri D bari kutubwira ngo nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Hano urabona igisubizo cy'ukuri cya nyacyo ari iki mwa bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko igiso cy'ukuri amaze kugitamo, ndiza igiso cya nyacyo amaze kucyandika ku papuro. Hano igiso cy'ukuri nta kindi ni D, nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Icyakagombye kuba igisubizo cy'ukuri ni B, guhagararwamo umwanya muto n'umunini. Ariko iyo barengejeho hano magambo ngo ndetse no ku mihanda irombeje y'ibisate byinshi n'imihanda y'imodoka, B itaba igisubizo cy'ukuri. Ariko nubona kuri B bavuze ngo guhagararwamo umwanya muto n'umunini bakarekeraho, uzahitemo B niyo azaba ari igisubizo cya nyacyo. Ariko nibongeraho hari aya magambo uzahitamo ko nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Murabizi hano dukosora ikizamini turi no kubabwira ukuntu ibibazo bagenda babihindura kugira ngo nimugerwaho muzakore rimwe muhite mutsinda. Murabizi niyo ntego yacu nka Rwanda Driving College TV. Ikibazo cya munani kikabaza ngo iminyururu n'ibindi byuma bifashisha bishobora kuvanwaho cyangwa binagana hatabariwemo ibimenyetso byerekana ibyerekezo bigomba gutunguka ku kinyabiziga ku buryo igihe byizunguza bitarenga impande zihera uburumbarare bw'ikinyabiziga. Kandi ibyo byuma bifashisha ntibigomba gukururuka ku butaka, ariko ibyo ntibibujijwe ku binyabiziga bikurikira. Ku bihe binyabiziga? Arangwa imashini zihinga. Mbega ngo ibinyabiziga bitwaye ibintu bidashobora gufata inkongi. Seka ngo A na B ni ibisubizo by'ukuri, ubwo A ikaba ari igiso cy'ukuri ndetse na B ikaba ari igiso cy'ukuri. Mu gihe kuri D bari kutubwira ngo nta gisubizo cy'ukuri kirimo, A ikaba atari igiso cy'ukuri, B ikaba atari igiso cy'ukuri ndetse na C ikaba atari igisubizo cya nyacyo. Hano urabona igiso cy'ukuri cya nyacyo ari ikemwa bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ntabwo watwara ikinyabiziga cyawe hari ibintu biri kugenda biri kwikurura ku butaka. Ntabwo watwara ikinyabiziga cyawe hari ibintu biri mu mbavu z'ikinyabiziga cyawe byabangamira imigendere isanzwe y'ibindi binyabiziga. Ariko baratubwira ngo ntibibujijwe ku binyabiziga bikurikira. Ibihe binyabiziga? Ndakeka ko igiso cy'ukuri amaze kugihitamo. Ndakeka ko igiso cya nyacyo amaze kucyandika ku papuro. Hano igiso cy'ukuri nta kindi ni imashini zihinga. Birashoboka ko imashini zihinga nk'iyo ziri no mu mirimo bishobora gutwara ibintu bikagenda biri kwikurura hasi, cyangwa se zikaba yatwara n'ibintu bishobora kurenga ku burumbarare bw'icyo kinyabiziga bw'iyo mashini ihinga. Niyo mpamvu hano duhisemo A, imashini zihinga. Niyo mpamvu tuyanditse ku papuro. Utari wahisemo ndizera ko nikiramuka kije mu kizamuri akora mu kanya urahita ugikora. Ikibazo cya cyenda kikabaza ngo hagati y'uruhande rw'imbere rwa romoroki n'uruhande rw'inyuma rw'ikinyabiziga kiyikurura hari umwanya urenze metero 3. Ikibizirikanyije kigomba kugaragazwa ku buryo bukurikira iyo amatara y'ikinyabiziga agomba gucanwa. Ikibizirikanyije kiba kigomba kugaragara ku buhe buryo? Arangwa agatambaro gatukura gafite nibura santimetero 50 z'uruhande. Mbega ngo itara risa n'icunga rishije rigaragara mu mbavu igihe ikibizirikanyije kimuritswe. Seka ngo A na B ni ibisubizo by'ukuri. Agatambaro gatukura gafite nibura santimetero 30 z'uruhande n'itara risa n'icunga rishije rigaragara mu mbavu igihe ikibizirikanyije kimuritswe. Mu gihe kuri D bari kutubwira ngo nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Wowe hano urabona igiso cy'ukuri cya nyacyo ari ikihe mwa bino bisubizo bine baduhaye? Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko igiso cy'ukuri amaze kugihitamo. Ndiza ko igiso cya nyacyo amaze kucyandika ku papuro. Hano igiso cy'ukuri nta kindi ni B, ni itara risa n'icunga rishije rigaragara mu mbavu igihe ikibizirikanyije kimuritswe. Kiriya kiba gifashe romoroki. Mu gihe rero kimuritswe ni itara risa n'icunga rishije riba rigomba kugaragara mu mbavu igihe ikibizirikanyije kimuritswe. Ikibazo cya 10 kikabaza ngo itara ryo guhagarara ry'ibara ritukura rigomba kuba ridahumisha kandi rigomba kugaragarira mu ntera ikurikira. Waba uri mu ntera imwe mwizi bagiye kuduha ukaba wabona rino tara ryo guhagarara ry'ibara ritukura. Mu iyo ntera
ara ngo nijoro igihe ijuru rikeye nibura muri metero 200, beka ngo ku manywa igihe cy'umucyo nibura muri metero 50, seka ngo nijoro nibura muri metero 100 igihe ijuru rikeye. mu gihe kuri Deo kutubwira ngo nta kiso cy'ukuri kirimo. iyo avuze ngo igihe ijuru rikeye ashobora kuba ari na saa sita z'ijoro, ariko mu kirere cyacu hakaba nta gicu kibuditse kirimo, babyita ko ari igihe ijuru rikeye. rero were kujya ugira ngo ni mu rukerera. Nabonye abantu benshi bakunda guhita bambwira ngo bagira ngo ni za saa 11:45 gutyo buraba butangiye gucya. oya, ushobora kuba ari na saa sita z'ijoro ariko mu kirere hakaba nta gicu kibuditse kirimo. hano hari iso cy'ukuri cyanya cyari ikihe? hano iso cy'ukuri ndakeka ko bamaze kugihitamo, ndakeka ko bamaze kucyandika ku papuro. iso cy'ukuri nta kindi ni de, nta iso cy'ukuri kirimo. mbibutsa ko kode ziri kuboneka aho waba hose mu gihugu. ufata telefoni yawe ukatwandikira tukagushakira kode nziza, kode ukorera ugakora rimwe ugahita utsinda, kuko duguha n'imyitozo iragufasha kwitegura neza kugira ngo nugire ko uzakore rimwe uhite utsinda. ukeneye kwiga rero mu buryo bwa online uri kure bitagukunda ngo uze twigane mu ishuri, cyangwa ufite akazi katagukundira, hari uburyo bwaje tugusharinga screen ya computer. ni ukuvuga ngo tuguha uburenganzira ikintu twashyize muri computer yacu ukajya urakibona muri telefoni yawe aho waba uri hose mu gihugu. ikintu uba usabwa ni telefoni nini na interineti aho waba uri hose mu gihugu, tukakwigisha n'ubundi dusa nkaho twicaranye. murabizi turi mu isi y'ikoranabuhanga. uri mu mujyi wa Kigali ho turaza tukakureba aho uri, tukanaguhugura. computer tukayikwigisha, tukaguha ibizame byo mu minota 20 kugira ngo nugerwaho uzakore rimwe uhita utsinda. uri mu mujyi wa Kigali nta mwanya ukunda kuba ufite, ukeneye kwiga gahe gatoya, umunsi umwe cyangwa 2, ariko biba bisaba kugira twigane turi kumwe. uraza ukadusanga aho dukorera tukakwigisha, ugakora rimwe ugahita utsinda. murabizi niyo ntego yacu. mutwandike cyangwa muduhamagare ni kuri 0789 ibyo byose tubibafashemo. ndakeka ko rero mugiye kuduhamagara, ndakeka ko mugiye kutwandikira, ibyo byose tukabibafashamo. ikibazo cya 11 kikabaza ngo umwe muri ubu bwoko bwa feri ituma imodoka iguma hwira uko yaba yikoreye kose ku muzamuko cyangwa ku gaciro bya 16%. imyanya ya feri igomba gufata igakomeza kwegera ku buryo bw'ibyuma n'iyo umuyobozi yaba atarimo. ubuhe bwoko bwa feri? hano hari ibisubizo bine baduhaye. ari ngo feri yo guhagarara umwanya munini, beka ngo feri y'urugendo, se ngo feri yo gutabara, deka ngo nta kiso cy'ukuri kirimo, ikaba atari iso cy'ukuri, b ikaba atari iso cy'ukuri, ndetse na c ikaba atari iso cyanyacyo. hano urabona iso cy'ukuri cyanyacyo ari ikemwa bino bisubizo bine baduhaye. hano iso cy'ukuri nta kindi ni a, feri yo guhagarara umwanya munini. kubera iki ari feri yo guhagarara umwanya munini? baba babikubwiye ngo imyanya ya feri ikomeza gufata igakomeza kwegera ku buryo bw'ibyuma n'iyo umuyobozi yaba atarimo. ese iyo umuyobozi w'ikinyabiziga atari mu kinyabiziga kiba kiri kugenda? oya, kiba gihagaze. haba harimo rero feri yo guhagarara umwanya munini. ndakeka ko aramutamo rero a, ndakeka ko aramutse yandika ku papuro utari wayihisemo, ndizera ko nikiramuka kije mu kizamura akora mu kanya urahita ugikora. murabizi gukora rimwe niyo ntego yacu. ikibazo gikurikiyeho ni ikibazo cya 12 kibaza ngo iki? ikibazo cya 12 kirabaza ngo utugarurarumuri turi mu mbavu z'ikinyabiziga tugomba kugira ibara rikurikira. ese turiya tugarurarumuri tuba turi mu mbavu z'ikinyabiziga tuba tugomba kugira ibara risa rite? aravuga ngo umweru, beka ngo umuhondo, seka ngo umutuku, deka ngo nta kiso cy'ukuri kirimo. ese utugarurarumuri turi mu mbavu z'ikinyabiziga tuba dusute? ndakeka ko iso cy'ukuri bamaze kugihitamo, ndakeka ko iso cyanyacyo bamaze kucyandika ku papuro. hano iso cy'ukuri nta kindi ni b, tuba tugomba gusa umuhondo. noneho bavuze ngo turi imbere ku kinyabiziga uhita uvuga ko tuba dusa umweru, naho turi mu mbavu two tuba dusa umuhondo. ndakeka ko aramutamo b, umuhondo. ndakeka ko aramutse kuyandika ku papuro utari wayihisemo, ndizera ko nikiramuka kije mu kizamura akora mu kanya urahita ugikora. ikibazo cya 13 kikabaza ngo icyapa kivuga ko hatanyurwa mu byerekezo byombi kirangwa n'ubuso bw'ibara rikurikira. kiriya cyapa kiri mu bwoko bw'ibyapa byo ku mihanda bibuza, kivuga ko hatanyurwa mu byerekezo byombi. ni ukuvuga ngo iyo ukibonye ntabwo wemerewe kujyayo, ariko n'abariyo ntabwo wemerewe kuza. ese kiriya cyapa kirangwa n'ubuso busute? aravuga ngo umukara, beka ngo umweru, seka ngo ubururu, deka ngo umutuku. kiriya cyapa utari wabibonaho ugenda urebe amoko atanu y'ibyapa byo ku mihanda: ibyapa biburira, ibyapa byo gutambuka mbere, ibyapa bibuza, ibyapa bitegeka n'ibyapa biranga, kugira ngo iriya video umare kuyireba nta kibazo kirekire ku byapa cyakugora. ndakeka ko iso cy'ukuri bamaze kugihitamo, ndakeka ko iso cyanyacyo bamaze kucyandika ku papuro.
hano iso cy'ukuri nta kindi ni B, umweru. Murabizi kiriya cyapa giba gifite ishusho y'uruziga, umuzenguruko utukura n'ubuso bw'umweru, nta kirango gifite, kivuga ko hatanyurwa mu byerekezo byombi. Iyo ukibonye ntabwo wemerewe kujyayo, ariko n'abariyo ntibemerewe kuvayo. Ndakeka ko rero waramaze guhitamo B, umweru. Ndakeka ko uramutse ukandika ku papuro utari wahisemo, ndizera ko nikiramuka kije mu kizamura akora mu kanya urahita ugikora. Kwibutsa gukanda subscribe niba uri hafi gukora, kugira ngo ikintu cyose nshyizeho ujye uhita ukibonera ku gihe, kuko aba ari icyagufasha kuhajya mu kizamu ugakora rimwe ugahita utsinda. Ikibazo cya 14 kikabaza ngo ibinyabiziga bikurikira bigomba kugira ibikoresho byoni byumvikana mu ntera ya metero 20. Ni ukuvuga ngo cyavuze ihoni kiri muri metero 20 ukaba wabyumva. Ibihe binyabiziga? Ariho ngo amapikipiki, mbega ngo velomoteri, sega ngo ibinyabiziga bigendeshwa na moteri bidapakiye. Mu gihe kuri D bari kutubwira ngo nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Wowe hano urabona iso cy'ukuri cya nyacyo ari ikihe mwa bino bisubizo bine baduhaye? Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Iso cy'ukuri cyandike ku papuro kugira ngo uze kureba amanota turi buze kugira kuri 20. Ndakeka ko iso cy'ukuri amaze kugihitamo, ndakeka ko iso cya nyacyo amaze kucyandika ku papuro. Hano iso cy'ukuri nta kindi ni B, velomoteri. Ibifite ibikoresho by'ihoni byumvikana mu ntera ya metero 20. Ni ukuvuga ngo iyo uvugije ihoni iri muri metero 20 wabyumva. Kandi murabizi ibinyabiziga biba bifite ibikoresho by'ihoni bigiye bitandukanye, nka biriya bikora ku mihanda. Mwumva ko niyo kivugije ihoni uri mu mubande uhita ubyumva. Ndakeka ko uramutamo hano B, ndakeka ko uramutse yandika ku papuro. Ikibazo cya 15 kikabaza ngo icyapa cyerekana ko inzira giteye mu ntangira idakomeza kigaragazwa n'ikirango. Kuvuga ikirango ni kimwe no kuvuga ngo ikimenyetso cy'amabara akurikira, y'amabara asate, ari ngo umukara n'umutuku, mbega ngo umukara n'umweru, siga ngo umweru n'umutuku. Deka ngo nta giso cy'ukuri kirimo. Hano muri iso cy'ukuri cya nyacyo ari ikihe? Ndakeka ko iso cy'ukuri wamaze kugihitamo, ndiza ko iso cya nyacyo wamaze kucyandika ku papuro. Hano iso cy'ukuri nta kindi ni C, umweru n'umutuku. Murabizi kiriya cyapa kigaragaza ko inzira giteye mu ntangiriro idakomeza, kirangwa no kuba gifite ishusho ya mpande enye, ubuso bw'ubururu n'ibirango bigizwe n'amabara abiri ariyo umweru n'umutuku. Ibimeze nka T, akarongo gagaze kaba gasa umweru, mu gihe agatambitse hejuru kaba gasa umutuku. Rero ndakeka ko uramutse C, ndakeka ko uramutse yandika ku papuro utari wahisemo, ndizera ko nikiramuka kije mu kizamura akora mu kanya urahita ugikora. Ikibazo gikurikiyeho ni ikibazo cya 16 kirabaza ngo buri modoka yagenewe gutwara abantu, ariko umubare wabo ntarengwa ukaba munsi ya 6, umuyobozi abariwemo igomba kugira imikandara yo kurinda ibyago igenewe aba bakurikira. Igenewe bande? Ari ngo umuyobozi, ubwo bari kuvuga umuyobozi w'ikinyabiziga. Mbega ngo umugenzi wicaye ku ntebe y'imbere, se bishobora no kugira imikandara yo ku zindi ntebe z'inyuma. Mu gihe kuri D bari kutubwira ngo ibisubizo byose ni ukuri. Hano urabona igisubizo cy'ukuri cya nyacyo ari ikihe mwa bino bisubizo bine baduhaye? Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko iso cy'ukuri wamaze kugihitamo, ndiza ko iso cya nyacyo wamaze kucyandika ku papuro. Hano iso cy'ukuri nta kindi ni D, ibisubizo byose ni ukuri. Ziriya modoka zigenewe gutwara abantu 6 n'umuyobozi arimo, biba bishobora kugira imikandara. Uw'umuyobozi wo n'itegeko, nta kinyabiziga nta modoka yagira yabaho idafite umukandara w'umuyobozi. Mugenzi wicaye ku ntebe y'imbere, iyo n'itegeko. Irari bishobora no kugira imikandara ku zindi ntebe z'inyuma. Abazigendeyeho murabizi hari igihe ziriya modoka ziba zifite imikandara ku ntebe z'inyuma. Niyo mpamvu hano duhisemo D ko ibisubizo byose ari ukuri. Niyo mpamvu tuyanditse ku gapapuro. Ikibazo cya 17 kikabaza ngo ikinyabiziga gihagaritswe nijoro ku buryo abayobozi bakigana badashobora kumenya ko kibabereye imbogamizi, kigomba kurangirwa kure n'ikimenyetso cyabigenewe kiri ahantu hagaragara, kugira ngo kiburire hakiri kare abandi bayobozi baza bagisanga, ariko ntibireba ibinyabiziga bikurikira. Ni ukuvuga ngo niba bahagaritse nk'ikamyo cyangwa bahagaritse ikinyabiziga runaka, hari ukuntu kiba kigomba kugaragazwa kugira ngo abayobozi baza bagisanga bamenye ko kibabereye imbogamizi, bamenye ko bagomba kwitonda. Ariko haratubwiye ngo hari ikinyabiziga cyo niyo bagihagaritse mu gihe cya nijoro ntabwo ari ngombwa kugira ikintu kicyerekana. Ese ni ikihe? Ari ngo velomoteri, mbega ngo ipikipiki idafite akanyabiziga ku ruhande. Seka ngo A na B ni ibisubizo by'ukuri. Ubwo A velomoteri na B ipikipiki idafite akanyabiziga ku ruhande
bikaba ari ibisubizo by'ukuri. Aho ni kuri C. Mu gihe kuri D bari kutubwira ngo nta gisubizo cy'ukuri kirimo, A ikaba atari igiso cy'ukuri, B ikaba atari igiso cy'ukuri, ndetse na C ikaba atari igiso cya nyacyo. Hano urabona igiso cy'ukuri cya nyacyo ari kimwe mwa bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi, igiso cy'ukuri cyandike ku papuro kugira ngo uze kureba amanota uri buze kugira kuri 20. Ndakeka ko igiso cy'ukuri wamaze kugihitamo, ndakeka ko igiso cya nyacyo wamaze kucyandika ku papuro. Hano igiso cy'ukuri nta kindi ni C. A na B ni ibisubizo by'ukuri. Velomoteri n'ipikipiki idafite akanyabiziga ku ruhande, kuko murabizi n'ubundi nibayihagarika, ni ukuvuga ngo nibayihagarika ntabwo iratwara umwanya munini, niyo mpamvu yo atari ngombwa kugira ikimenyetso cyerekana mu gihe bayihagaritse ino velomoteri cyangwa ipikipiki idafite akanyabiziga ku ruhande, kuko nta kintu yabangamiraho ku migendere isanzwe y'ibindi binyabiziga, kuko ifata umwanya muto cyane. Ikibazo gikurikiyeho ni ikibazo cya 18, kirabaza ngo abanyamaguru batatanye cyangwa bagize udutsiko tudafatanyije gahunda kandi batanayobowe n'umwarimu bategetswe kunyura mu tuyira turi ku mpande z'umuhanda no ku nkengero zijya hejuru, uretse ubutaka busindagiye butandukanye imihanda ibiri bwo kunyurwamo gusa n'aba bakurikira. Bwo kunyurwamo n'abandi ari ngo abanyamaguru bashaka guhagarara akanya gato igihe bambukiranya umuhanda. Mbega ngo abanyamaguru bagize udutsiko tw'abantu benshi. Sega ngo A na B ni ibisubizo by'ukuri. Ubwo A ikaba ari igiso cy'ukuri, abanyamaguru bashaka guhagarara akanya gato igihe bambukiranya umuhanda, na B ikaba ari igiso cy'ukuri, abanyamaguru bagize udutsiko tw'abantu benshi. Aho ni kuri C. Mu gihe kuri D bari kutubwira ngo nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Wowe hano urabona igiso cy'ukuri cya nyacyo ari kimwe mwa bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko igiso cy'ukuri wamaze kucyitamo, ndakeka ko igiso cya nyacyo wamaze kucyandika ku papuro. Hano igiso cy'ukuri nta kindi ni A, abanyamaguru bashaka guhagarara akanya gato igihe bambukiranya umuhanda. Mwese mwaratembeye hano mu mujyi wa Kigali, kuri ubona nka jaride hagati mu muhanda, ariko ukabona hari ubutaka butsindagiye abantu bashobora guhagararaho mu gihe wenda haje nk'ibinyabiziga byinshi mu gihe bari kwambukiranya umuhanda, niho baba bashatse kuvuga. Ndakeka ko usamo rero A, ndakeka ko twandika ku papuro utari wahisemo. Ndiza ko nikiramuka kije mu kizamura akora mu kanya urahita ugikora. Murabizi intego yacu nka Rwanda Driving College TV ni ugukora rimwe. Ikibazo cya 19 kikabaza ngo ibinyamitende 3 bifite moteri bigomba kugira amatara akurikira. Ayahe matara? Ngo amatara abiri ndangambere na amatara abiri ndanganyuma yerekana ko ikinyabiziga gihagaze. Beka ngo tugarura muri tubiri. Seka ngo A na B ni ibisubizo by'ukuri. Ubwo A ikaba ari igiso cy'ukuri ndetse na B ikaba ari igiso cy'ukuri. Mu gihe kuri D bari kutubwira ngo nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Hano urabona igiso cy'ukuri cya nyacyo ari kimwe mwa bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko igiso cy'ukuri wamaze kugihitamo, ndakeka ko igiso cya nyacyo wamaze kucyandika ku papuro. Hano igiso cy'ukuri nta kindi ni C. A na B ni ibisubizo by'ukuri. Amatara abiri ndangambere n'amatara abiri ndanganyuma yerekana ko ikinyabiziga gihagaze n'utugaruro muri tubiri. Wari wahisemo A ni igiso cy'ukuri ariko nta manota baraguha. Wari wahisemo B ni igiso cy'ukuri ariko nta manota baraguha. Uba ugomba guhitamo ino C ivuga ko A na B ari ibisubizo by'ukuri, kuko A ni igiso cy'ukuri ndetse na B ni igisubizo cya nyacyo. Ikibazo cya 20 ni nacyo cya nyuma cyabajijwe, cyabazaga ngo ibyapa bibuza n'ibitegeka bikurikizwa gusa hakurikira. Mwese murabizi ibyapa bibuza birangwa no kuba bifite ishusho y'uruziga, muzenguruko utukura, ubuso bwera n'ibirango by'umukara. N'ibyapa bitegeka birangwa no kuba bifite ishusho y'uruziga, ubuso bw'ubururu n'ibirango by'umweru. Ese bikurikizwa gusa he? Araba mu masangano. Mbega mu gice cy'inzira nyabagendwa kiri hagati y'aho bishinze n'inkomane ikurikiyeho ku ruhande rw'inzira bishinzeho. Sega ngo ibyapa bishyirwaho hakurikijwe intera bitandukanya. Mu gihe kuri D bari kutubwira ngo B na C ni ibisubizo by'ukuri. B mu gice cy'inzira nyabagendwa kiri hagati y'aho bishinze n'inkomane ikurikiyeho ku ruhande rw'inzira bishinzeho, na C ibyo byapa bishyirwaho hakurikijwe intera bitandukanya ni ibisubizo by'ukuri. Wowe hano urabona igiso cy'ukuri cya nyacyo ari ikihe mwa bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Igiso cy'ukuri cyandike ku papuro kugira ngo uze kureba amanota buze kugira kuri 20. Ndakeka ko igiso cy'ukuri wamaze kugihitamo, ndakeka ko igiso cya nyacyo wamaze kucyandika ku papuro. Igiso cy'ukuri nta kindi ni B. Mu gice cy'inzira nyabagendwa kiri hagati y'aho bishinze n'inkomane ikurikiyeho ku ruhande rw'inzira bishinzeho. No kuvuga ngo ikintu biba bishatse kuvuga, murabizi mwese iyo ubonye icyapa gitegeka cyangwa icyapa kibuza, utangira kugikurikiza ukikirengaho. Ubwo
ugatangira kugikurikije mu gice cy'inzira nyabagendwa kiri hagati y'aho gishinze n'inkomane ikurikiyeho, ukagenda wabona ikindi ukagenda niba wabonye icyapa kikubuza kurenza kilometero 60 mu isaha, nukigeraho uratangira gukurikiza ibyo cyakubujije paka ubonye ikindi cyapa. Niyo mpamvu bavuga ngo mu gice cy'inzira nyabagendwa kiri hagati y'aho gishinze n'inkomane ikurikiyeho, mu gihe nka biriya byapa byo gutambuka mbere cyangwa biriya byapa biburira urakibona, ukabanza ukagenda urugendo runaka ukabona kugera ku icyo kintu cyakuburiraga. Niba bari kukubwira ngo ugiye kugera ahantu hari umuhanda utaringaniye, ubona icyo cyapa cy'umuhanda utaringaniye ukagenda intera runaka hagati ya metero 150 na 200, ukabona kugera ku icyo kintu bari kukuburira. Ariko hano ho uhita utangira kugikurikiza mu gice cy'inzira nyabagendwa kiri hagati y'aho gishinze n'inkomane ikurikiyeho mu ruhande rw'inzira bishinzeho. Ndiza ko kino kizame dukosora ari ikintu gikufashije, kanda subscribe hasi kugira ngo ikintu cyose nkizeho ujye uhita ukibonera ku gihe, kuko bari icyagufasha ko wajya mu kizamu ugakora rimwe ugahita utsinda. Fata zino video sharinge ku nshuti zawe kugira ngo nabo baze dukore rimwe duhite dutsinda. Ikindi kode ziri kuboneka kandi kode nziza, mutwandikira muduhamagare tubibafashemo, tuguhe n'imyitozo yagufasha kwitegura neza kugira ngo nugerwaho uzakore rimwe uhite utsinda. Ikindi ukeneye kwiga twandikire cyangwa uduhamagare utubwire akarere urimo, asige tukwigishe bitewe n'ahantu uri. Mu mujyi wa Kigali turaza twakureba tukaguhugura, uri mu ntara turaza twakwigisha mu buryo bwa online, ukaduha amasaha aboneka ku munsi yagize turaboneka. Tuba dufite amasomo ateguye neza n'imyitozo myinshi tugendeye kwa bino bibazo bikunda kuza, tukaba twizeye ko nugerwaho uzakora rimwe ugahita utsinda. Mutwandikire cyangwa muduhamagare ni kuri 0789351626 tubibafashemo. Ndabakunda cyane, Imana ibahe umugisha, mugire ibihe byiza.